iyo gahunda ni intambara eshatu zigomba kuba ku isi. Intambara ya mbere y'isi yose yarabaye, icyari kigamije kwari guhirika ubwami bw'Uburusiya, kwari gutegura noneho icyari cyaraniranye mbere yuko umwami w'Uburusiya ahirikwa cyo gushyiraho umuryango w'abibumbye. Intambara rero ya kabiri icyo yari igamije kandi yakigezeho. Ese ni intambara ya gatatu y'isi yose, ese ntabwo ariyo? Igisubizo rero bazi yuko intambara izameze nk'aya yindi ya mbere y'isi. Iyi ntambara tuyimazemo imyaka myinshi, yateguwe nyuma gato y'intambara ya kabiri y'isi. Uwitwa Gomeri, uwa kabiri ni Magogi, uwa gatatu ni Madai, uwa kane ni Ivan, uwa gatanu ni Tubari, gatandatu Mesheki n'uwitwa Tirasi. Tugiye mu bumenyi bw'isi tubona ko aba bahungu bene Nowa aribo batuye uyu munsi mu cyitwa Uburusiya, kugeza ubwo banabihuza bakerekana ko Gogi ari Uburusiya, hanyuma Magogi akaba ari biriya bihugu byahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Bakavuga ko rero Ukraine ariyo yari ikomeye cyane muri ibyo bihugu nyuma y'Uburusiya, hakabanza Uburusiya agakurikiraho Ukraine. None bakavuga ati none barimo barahangana, ese yaba ari ya ntambara Gogi na Magogi itangiye kuba? Ariko ubu Satani arakoresha nayo imyaka igihumbi, ubu turimo turayikoresha, turi muri za ntego z'ikinyagihumbi za Loni, kuko Loni n'abambari bayo nibo bategeka isi, barashakira Satani amayoboke. Uzi ko intambara ya Ukraine ku rundi ruhande iri muri ya gahunda bavuze ingingo ya 9 n'ingingo ya 11, to cause by means of limited wars in the advanced countries, kugira ngo abantu miliyari 3 bapfe. Nagomba gukoreshwa uburyo bubi. Uburyo bwa mbere ni ugukoresha intambara zimara igihe gito ariko zimbaraga mu bihugu bivuga ko byateye imbere. Icya mbere, Uburusiya buri muri ari amahembe 10 kandi bugaruka muri bya bihugu bitanu bifite intebe zihora mu muryango w'abibumbye. Ni ukwitwikira uruhu rw'intama kandi ari amasaka ryana. Ese ayo mahoro, uwo mutekano mu ntego zabo bafite zikomeye baharanira mu isi naya? Niba Uburusiya aribwo bahagukiye Ukraine ukaba buri kwica abaturage bigeze hariya, intwaro zikirimbuzi zikomeye ziremeye zimeze kuri Amerika nk'igihugu cy'igihanganye tubona ku isi kikaba cyatuje, nayo mahembe yandi akaba yatuje, kandi mu minsi yashize bari kuvuza induru mureke reka nimushwane nimugire gute. None aho hubwo intambara yari imbanije niho bose bahise baceceka, bari kwivugisha ngo dufungiye ngo Uburusiya ngo ibirebana n'ubukungu ngo ifaranga barifunze. Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti bivuze Uburusiya bwa mbere n'ibihugu byari bushamikiyeho, bari bafite igihugu cy'igihanganye gikomeye. Hakabaho n'ibindi bihugu bitari muri Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti ariko byari bishuditse nabwo, twavuga nka Poland, Bulgaria, Hungary, Romania, East Germany na Czechoslovakia. Bitandatu. Wa muryango wari ushingiye ku Barusiya baje kuwusenya, babikozwe kandi n'Abarusiya ubwabo, witwaga Mikhail Gorbachev, umwe mu bantu b'Afrimaso bakomeye kandi akaba hari umwiruminati w'icyatwa cya gihugu cy'Abasoviyeti. Ahera ko aravuga ati ibintu turabihagaritse. Abaslavia rero nibo Barusiya, Ukraine bari bakomoka mu ruco bita Abaslav. Putin yavuze ngo twe tugomba gufata Ukraine tukayikiza abanazi. Uzi impamvu Ubwongereza bwavuye muri ya muryango w'Uburayi? Nuko Ubwongereza aricyo cyicaro gikuru cy'aba Anglo-Saxon. Anglo-Saxon nawo nundi muco wihariye, ntugomba kumirwa n'uri y'Abaslav b'Abarusiya, nta n'ugomba kumirwa iyo mico uko itatu rero irahanganye. Niyo mpamvu reba Amerika ejo bundi n'Ubwongereza na Australia bakoze fleet, amasezerano yihariye, amasezerano mu yandi, bari muri OTAN ariko bafite akandi kantu kabo ku ruhande. Mu bintu nifuzaga kumenya ari nacyo ubwo numvisha ari winjiyemo, ni ukumenya impamvu cyangwa zimwe mu mpamvu zitumye Uburusiya butera Ukraine. None ubwo icyambere no kandi bucye yuko nka 1/3 cya Ukraine n'Abarusiya. None se ubwo bagiye bose Abarusiya ubwo baciyemo ibice, hari Abarusiya bagiye kurwanya bene wabo kuko bagiye muri OTAN, kandi no se kurwanya Abarusiya asaya ahubwo bararwanya Slav philosophy and civilization. Ntabwo Ukraine ari ngombwa yuko yasubira ku Burusiya, ariko ngomba kujyaho guverinoma iri pro Moscow. Niyo mpamvu rero n'abariya kugira ngo babatere buriya bintu baba biziranyeho, ntabwo ushobora kujya mu kubatera ngo bagiye guhagarika biri kuko wabuzanye intambara yo kurangira ku isi. Iyi ntambara iri kuba hagati y'ibi bihugu bibiri ubona izasoza iti? Icyahagarika biriya bintu ntakikubwiye, ni ugutsindwa. Uvuze ko bazanye isazi yitwa tsetsefly no mu Kinyarwanda ntibamo. Mbese kuki utagiraga iyo sazi mu Kinyarwanda kuki yaburiwe izina? Ubwo nibo bayizanye? Yes, bayizaniraga mu bibiriti bakayijugunya hasi, Umunyarwanda ajya kureba akantu yapfundura ikiruka ikavamo. Hazabaho ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi mu isi amahanga azababara bumvishe ngo muraba n'inyanja bihorera. Uyu murongo urawuhuza ute n'ibi bintu turi kubona muri Ukraine? Turebye Ukraine ibyago barimo uyu munsi, Uburusiya ibitwaro bya kirimbuzi batangiye guterayo ni intwaro ziremereye kugeza ubwo ubuzima bw'isi ya none uyobowe n'imiya abafite ikimenyetso cy'amaraso. Kanongere gusuhuze Shuti muvandimwe ukurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, nkwifuriza amahoro y'Imana no guhirwa muri byose. Turashimira Imana kuko yongeye kuduha akanya ko kuba cyangwa se kubana nawe muri kino kiganiro Menya Nibi, aho tugenda tugaruka ku buzima butandukanye bw'abantu muri iyi si, ndetse tunareba ibirebana n'iby'agakiza kugira ngo
abana b'Imana bamenye ukuri babashe kumenya uko bitwara. Rero turakwifuriza guhirwa, turakwifuriza amahoro, turakwifuriza umugisha w'Imana kubw'umwanya ufata ukurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV. Tunagusaba kujya udufasha kwamamaza ubwami bw'Imana, usharingira inshuti zawe, abavandimwe, imiryango, kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kugera ku mpera y'isi. Uyu munsi turagarutse rero na Pastor Musisi, ariko tubafitiye insanganyamatsiko navuga ngo nziza kandi iryoshye kandi ikomeye, ijyanye n'ibihe turimo. Mbere y'uko rero tubasogongeza reka tubanze tumwakire kugira ngo agusuhuze, tubone gutangira dukomeza n'insanganyamatsiko yacu. Pastor, tubahaye ikaze na karibu. Murakoze. Ndabashuhuje mwebwe Iron TV, mbere na mbere kubw'umuhate wanyu kugira ngo ukuri no kumenya ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa aho ibihe bigenda bigera muri iyi si ushyirwa ahagaragara kandi kwakirwe n'ab'intore z'Imana. Ndabashimiye ibyo rero, nkaba mboneyeho n'umwanya rero wo gusuhuza abavandimwe bari hirya no hino bumva ururimi rw'ikinyarwanda, bari mu Rwanda ndetse no mu karere kacu k'ibiyaga bigari, bari bono kuvuga abanyarwanda bari no hirya no hino ku mugabane wa Afurika, n'abari hirya no hino ku migabane yose igize umubumbe wacu Imana yaduhaye guturaho, n'abari hirya no hino mu birwa bikikijwe n'amazi magari. Ndabashuje cyane, ntibagiwe rero n'abandi bavuga indimi zifitanye ibisanira n'ikinyarwanda, abavandimwe bacu b'Abarundi, Abanyamurenge, Abarwandafone bacu muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Abarwandafone bacu bari muri Uganda, abafumbira aribo bafumbira abahororo n'abavandimwe, ndetse n'abandi dusangiye nanone ururimi rufite ibisanira nk'ibyacu nk'iby'urwacu, aribo bahana abahangaza bo muri Tanzania, n'abandi benshi ntabwo rwasubiramo. Benshi turabakunda, n'abo tutavuze mwivamo ko tubakunda. Mbone umwanya wo gusuhuza umuvandimwe kandi umwana wanjye mushunguzi uri Kenya, ukunda cyane gukurikirana ibiganiro, akaba ari n'umufumbira wo muri Uganda. N'abandi benshi wenda bashuhuje, ntabwo navuga amazina yanyu, buri muntu ngenda muvuga mu gihe nkimwakira bwa mbere. Ubwo nawe rero nagiye nkwakira mu bihe bitandukanye. Murakoze, Imana yo mujibaho umugisha. Murakoze. Pastor, dufashe gusenga kugira ngo Imana iyobore kino kiganiro. Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, niwe Mana twamenye ku mbabazi twagiriwe kuba twiyeretse. Uyereka Aburahamu sogokuruza mu kwizera, uramuhamagara. Wongeye kwigaragariza Mose, uvugana nawe mutuma ku bwoko bwa Isirayeli. Hanyuma waje mu isi wambaye umubiri, uravuka nkuko tuvuka twese. Hanyuma y'ibyo uratwigaragariza nk'umwana w'Imana, ndetse bigaragarisha kuzuka, kuba wazutse mu bapfuye, ubifura y'abazazuka bose. Urupfu ntabwo rwaguheranye kuko nta cyaha cyakubonetseho. Natwe turakwinginze kugira ngo tuzazuke ku mbabazi z'Imana tubonera muri Kristo Yesu wazutse, maze uture mu bwami bw'Imana by'iteka ryose, turuhutse imiruho yacu n'imihati yo muri iyi si igoranye. Emera kutugirira neza, ikiganiro tugiye gusangira cyubake abazacyumva, kizabafashe, ariko cyane cyane kibarehereze ku gufata icyemezo gikomeye cyo guhunga umujinya uzatera, maze bakiyunga n'Imana muri Yesu Kristo. Tubyambarije byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Pastor, murakoze cyane kuboko dusengera. Hanyuma uyu munsi tugiye kugaruka ku nsanganyamatsiko ikomeye cyane, nubwo dufite ibyo tumaze iminsi tuganiraho. Ngira ngo abadukurikiye barabizi ko twatumaze iminsi mu biganiro bya Eric muri kumwe kwirebana n'amategeko n'isabato ndetse n'ubuntu, ariko tukaba dufite ikiganiro cy'umwihariko twigaga ku ntego 21 twabonye zateguwe na Illuminati, kandi zikaba zifite kanama k'abantu 300 bakomeza gukurikirana ishyirwa mu bikorwa kwazo. Uyu munsi rero turagarutse ku nsanganyamatsiko yindi, tubaye nk'abadeviyo gatoya, dushingiye ku byo tubona biri kubera mu isi. Tugiye kuvuga gatoya ku birebana na Ukraine ndetse n'Uburusiya. Abadukurikiye ngira ngo ibi ni ibintu abantu bagomba kumenya. Amateka y'isi
n'amateka y'itorero ry'Imana mu isi ni ibintu byagiye bijyana kandi bigomba kugendana iminsi yose, kubera ko itorero rya Kristo riri mu isi, ntabwo riri ahandi hantu. Niyo mpamvu iyo tuvuga itorero dushobora kugaruka mu mateka y'isi n'amateka y'ubutegetsi bw'ibihugu byo mu isi, kuko aho hose itorero rirahari. Rero tugatse muri kiganiro aho dushaka kuvuga ku bintu bine. Pastor, hari ahantu ushaka ko tuza kuganiraho kugira ngo mudufashe kwinjira kuri ibi bintu by'iyi ntambara iri hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya, aho amahanga yose ubona ari kureberera kandi abantu batangiye gupfa. Ubushize twaganiriye ku ijambo wari tubwiyeho riri mu Byahishuwe 12:12, aho tubona ijambo rivuga ngo wajuru namwe abari bamo ni mwishime, nawe wasiwe nawe wanyanja wo mugushishyana, kuko Satani amanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Watweretse uburyo umujinya wa Satani kugaragarira mu isi mu bintu bitandukanye, ari byo n'ubu turi kubona hariya muri bino bihugu bibiri bihanganye. Navuga ngo nibwo tugarutse ku ijambo rikomeye wigeze kuvugaho, ariko tukagenda turica hejuru, ryanditse mu butumwa bwanditswe na Luka igice cya 21:25. Havuga ngo kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Amahanga azababara bumirwe bumvishe inyanja n'umuraba bihorera. Iyi nyanja n'umuraba uratubwira niba ari amazi yavuzwe asanzwe? Ese ibi byatuma amahanga babara bakumirwa? Ikindi n'undi murongo dusanga mu Itangiriro igice cya 10 havugwamo inkuru z'uwitwa Nowa n'abahungu be batatu ari we Shemu na Hamu na Yafeti, ariko uraza kutubwira ku mazina y'aba bahungu bageze kuri 7 b'umuhungu witwa Yafeti, harimo uwitwa Gomeri, uwa kabiri ni Magogi, uwa gatatu ni Madayi, uwa kane ni Yivani, uwa gatanu ni Tubari, gatandatu Mesheki n'uwitwa Tirasi. Aho urabitubwira tujyana mu mateka y'Uburusiya na Ukraine, kuko ugiye muri geography ubona ko cyane hano bavugamo witwa Magogi. Ariko iyo mu mateka bagaragaza witwa Gogi na Magogi, bakerekana ko ngo Gogi ari hariya hitwa mu Burusiya, ariko bakerekana ko Magogi ari mu cyahoze cyangwa ari biriya bihugu byahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Uraza kuduhuriza utwereka igituma abantu bahanganye, ni yihe mpamvu rero ibi tubikujyanamo? Tumaze iminsi abantu benshi barimo kutwandikira bavuga ngo muturebere Pastor Musisi atubwire niba iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine yaba atari yayindi yitwa Gogi na Magogi, yaba yahagurutse. Ubwo muratujyana mutusobanurire niyo siyo, ese iyi Gogi na Magogi zaba ryari? Yaba ari iyi ngiyi yabayeho yahagurutse tubona ibintu byakaze bigeze kure cyane? Mu yandi magambo nubwo buryo tugiye kuganiraho, nuko mudusobanurira kuri aya mateka y'abahungu bene Nowa, mukatuzanira kuri uyu murongo wo mu butumwa bwanditswe na Luka uburyo mwisi amahanga zabo barabakumirwa bumvisha inyanja n'umuraba bihorera. Icya gatatu nuko mudusobanura ku mahembe mu mazimisi mutubwira aya mwatweretse ngari mu muryango w'abibumbye ibihugu 10 by'ibihangange, harimo n'Uburusiya bwazengereje Ukraine, hanyuma ndi mahembe akaba yacicetse yatuje nta kintu arimo aravuga, abantu batangiye gupfa. Hanyuma icya kane ni ukudusobanura neza niba intambara ari Gogi na Magogi. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane, Imana bahumugisha. Sinzi icyo natangira nacyo, ubundi kuvuga yuko biriya bya bene Nowa kujya gukurikirana bariya bene Shemu buvuze ko babaruye, ntabwo biri applicable muri ubuhanuzi. Ntabwo bijyanye, kuko iyi ntambara y'Amagogi ya Gogi na Magogi izaba nyuma y'imyaka 1000 umuzuko wa mbere ubaye. Umuzuko wa mbere ni itorero ry'Imana. Imyaka 1000 kizabaho ubwo Kristo azaba amaze gukuraho Antikristo. Antikristo no muhanuzi w'ibinyoma bazajugwa mu nyanja y'akumuriro, kimwe n'abashyizweho ikimenyetso bose. Satani ntabwo azahita abakurikira, Satani wazabohwa. Iyo myaka 1000 nirangira, Satani azasohoka abohorwe, azabohorwa sohoke, azongera kujya kugerageza
abantu bose batuye isi icyo gihe nyuma y'imyaka igihumbi isi zimaze kuzura abandi bantu benshi, ariko ubu Satani arakoresha nayo imyaka igihumbi, ubu turimo turayikoresha turi muri za ntego z'ikinyagihumbi za Loni, kuko Loni n'abambari bayo nibo bategeka isi, barashakira Satani amayoboke bifashishije intego z'ikinyagihumbi, uzava bazivuga bagenda bazambaza hirya no hino. Iyo baje ngo icyo gihumbi muvuga ni iki, ntabwo bakizi, n'abakivuga bari ntibakizi, ariko mu hishurwa twagize ni imyaka igihumbi izaza. Ni imyaka igihumbi izaza kugira ngo abari muri ibi ngibi bazayibonekemo. Iyo myaka igihumbi Satani ashaka kwishasira benshi. Wibuke ko nyuma y'imyaka igihumbi we azaba adakora, ariko iyo myaka igihumbi aragira ngo abone abazayibamo muri advance, bagende bature abazatura mu nyanja. Wibuke ko Antikristo mu gihe azafatwa n'umuhanuzi w'ibinyoma, noneho kandi n'abamukoreye bose bazagaragarwa yuko bafite ikimenyetso cye, bazajyana mu nyanja yaka umuriro. Aha niho ubwenge n'ubuhanga buri. Ba bantu bavuga ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ngo ni icyumweru, abandi ngo ni urukingo, abandi ngo ni microchip. Aha ngaha niho nshaka kugira ngo abantu basobanukirwe bamenye neza no ubuhanuzi icyo ari cyo. Umwuka wa Antikristo uri mu bantu, haba mu iyobokamana, haba mu nzego za politiki, haba mu bukungu n'imibereho y'abantu bwose, nibwo bugiye kugaragara. Kandi ubwo uwo mwuka ubiri inyuma ni uri bantu benshi batazajya mu bwami bw'Imana. Nongereho kandi ngo uwo mwuka ni gatandatu. Ntabwo gatandatu ari umubare wanditse ku ngofero ya papa cyangwa ibindi kuko bajya babivuga. Kandi ushaka ngo azanyomoze muri kino kintu, tuzaganira musobanurire kino kintu. Ni ukuvuga ngo abantu umwuka bafite ni wa wundi Yesu yavuze ngo ibyaha byose birababarirwa, ariko gutuka umwuka wera ntabwo kuzababarirwa. Icyo cyaha kitababarirwa. Byumvikane ko icyaha kitababarirwa ni ukwanga umwuka wera w'Imana, ibyo yigisha, ukakira umwuka wa Antikristo. Kandi umwuka wa Antikristo ni umwuka urwanya Kristo. Uwo nguwo uri mu iyobokamana ubwaryo, kuko abari imbere mu kurwanya Kristo n'abari mu iyobokamana, noneho cyane cyane rya gikristo. Akantu babaze kabanza abantu bakumve, uzarebe abantu b'Abakristo bose ikintu barwanya ni Bibiliya. Umusomera icyanditswe Bibiliya uti iki cyanditswe cy'Bibiliya tugomba kukigenderamo, akazana impamvu zo kukirwanya. Urugero, mvuge akantu kamwe batoya, nigishaga abantu Bibiliya yuko abantu b'igitsina gabo ntabwo bakwiriye kwambara ingofero bari mu materaniro, ariko baranze bambara ibigofero, ya myambaro kera yagitambye, kuko Yesu yari ataraza, bagomba gutwikira imitwe yabo. Nta mugabo ugomba gutwikira umutwe we mu materaniro, kuko ari ishusho y'Imana muri Kristo Yesu. Umugore agomba gutwikira umutwe we mu materaniro y'Imana, kuko ari ishusho, atari ishusho y'Imana, ahubwo ari ubwiza bw'umugabo we. Ibi rero birarwanywa ku buryo bikuyobera. Noneho ubwo ni urugero n'ibindi byinshi usanga turiho. Umuntu agashaka kuba umukristo, agashaka gukora ibintu runaka, ariko bamubwira icyo Kristo ategeka akabyaga. Uwo ni umwuka upinga Kristo. Kandi ugashaka kuba mu itorero kugira ngo uyobye abandi, abo rero bose bazarimbuka, kuko umwuka bariho ni umwuka wa Antikristo, kuko barwanya inyigisho z'umwuka wera. Urugero rumwe nkuhaye kugira ngo barashobora kwibaza ibyo ari byo. Hari n'ibindi byinshi, kuko ntabwo naje kwigisha ibyo ngibyo ahagaho uyu munsi. Hanyuma rero ubwo ndangije kuvuga ngo ya ntambara ya Armagedoni ubu turayirangije. Intambara ya Gogi na Magogi ntabwo ari iyi ngiyi. Bivuga ngo ntabwo ari iyi, ahubwo impamvu nari mbikubajije nuko abantu bagiye bavuga ngo tugiye mu bumenyi bw'isi, tubona ko aba bahungu bene Nowa aribo batuye uyu munsi mu cyitwa Uburusiya, kugeza ubwo banabihuza bakerekana ko Gogi ari Uburusiya, hanyuma Magogi akaba ari biriya bihugu byahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Bakavuga ko rero Ukraine ariyo yari ikomeye cyane muri ibyo bihugu nyuma y'Uburusiya, hakabanza Uburusiya agakurikiraho Ukraine. None bakavuga ati none barimo barahangana, ese yaba ari ya ntambara Gogi na Magogi itangiye kuba? None ngira ngo murimo muratubwira yuko yaba atariyo. Ntabwo ariyo, ntabwo ariyo rwose. Kandi bamenye yuko bira intambara ya Gogi na Magogi nubwo yisutyo mu buhanuzi, ariko tubona yuko iyo ntambara izaba
itorero ryaragiye hashize imyaka 1000 Yesu yarimye ingoma ku isi. Iyo ni intambara finali yo gutsina yo Satani azafatirwaho nawe akajugwa mu nyanja yaka umuriro, noneho akabona urubanza rw'iteka ryose. Bazaba barapfuye batazazuka ku muzuko wa mbere. ubwo abantu icyo kintu bakivane mu muzuko wa mbere bazazuka n'abari muri Kristo Yesu, bazamusanganira. Kandi hazagenda bari bapfuye mu izina rye, bagapfa bapfiriye mu izina rye, n'abazaba bariho icyo gihe bo ntibazasogongera ku rupfu, bazahita bagenda icyo gihe. yego Nibwo buhanuzi dufite kandi twemera. Hanyuma imyaka 1000 izaba kuri iyi si. Ubwo singiye kuvuga abo Yesu azategeka kuri iyi si, ubwo twebwe tuba twambaye abizera bapfiriye muri Kristo by'ukuri, ariko abo ngo bazambara imibiri y'umwuka. Ntabwo bazaba bakeneye rero kubaho nk'uko abantu b'isi babaho ngo babyare bagire oya. Ariko nyuma yaho hari abantu bazaba kuri iyi si, babandi bazahonoka muri ya ntambara ya Antikristo, ariko batazajya mu bwami bw'Imana, kubera ko byagenze bite, kubera ko bateze Yesu Kristo mu kuza kwe kwa mbere. Ariko mu kuza kwe kwa kabiri bazamwakira nk'umucunguzi. Ikizabarokora nuko batazakira Antikristo nk'umucunguzi, bo bazakira Kristo nk'umucunguzi. Ubwo azabaje kubatabara, nabo bazafite amaso ahakanya Antikristo, uzaba yicaye ku ntebe y'ubutware, bamubwira ko atari we Kristo, atari we umucunguzi bari mu isi. Icyo gihe bazirahuriraho umujinya ashake kubarimbura, nibwo Yesu azabaje kubatabara. Ubwo rero ibyo ngibyo katube tubikiraho. Icyo nashaka kuvuga ni ukuvuga ngo none iriya ntambara tubona ni iyihe? Ahubwo hari ikibazo. Ukiri aho yangane ngo agariko gatoya, hari ijambo warutubwiye mu kanya, uratubwiye ngo UN ngo bafite intego z'ikinyagihumbi. None ufashe icyo kinyagihumbi ugihuza n'iyi myaka 1000 utweretse izabaho itorero ry'Imana na Kristo mu isi, urabihuza ute? Ni gute? Nose barabifashe barabihuza kugira ngo bajishe abantu mu isi berekane ko ari imyaka n'ubundi duhagazemo bimeze biti? Ni ukuvuga ngo UN, umuryango w'abibumbye, ni institution, ni ikigo cyashizwe na Satani, kimukorera giteguriza bwa butware bwa Antikristo buzaza ku isi. Abantu rero bagomba kubyumva ibyo ngibyo muri ubwo buryo. Barateguriza abantu, kandi bateguriza abantu bagira za programme babaha. Imwe muri za programme zikomeye ni intego z'ikinyagihumbi. Mbere zari 8, ubu zabaye 17. Kuki bazita intego z'ikinyagihumbi? Kugira ngo ubyumve neza, winjira mu bumenyi bwa astrology bwo kureba ibiri kuri. Ntabwo bo bareba imyaka 1000. Ubaje utse izi ntego nizikora kugira ngo tumare imyaka 1000 kuri iyi si, zitegurize inyoko muntu ko izabaho neza mu myaka 1000 iri imbere, ntabwo bashobora kukubwira. Iyo kurikije dictionary y'Icyongereza yitwa The Advanced Dictionary of Contemporary English ya Oxford University ya Oxford, ikoreka ko imyaka 1000 ari imyaka ivugwa yuko ishobora kuzaza, ariko itariho ubu ngubu. Ni imyaka n'urujijo ruraho, abantu ni nk'umugani, abantu bakavuga ati hariho imyaka 1000 tutazi ariko izaza. Nta wayisobanura rero, ntayizi, kuko ntabwo ari ibintu biga mu ishuri ngo biri hari, ni hishurwa twahawe n'Imana. Iyo myaka 1000 rero niba ari izo ntego ari izo myaka 1000, iyo myaka 1000 ni iyihe? Satani afite kuzaba aboshye imyaka 1000, agomba gukora muri avance. Urumva neza? Agomba gukora mbere kugira ngo cyagihe hazaba aboshye, hazaba yarisasiye. None abantu bacu rwose barasetsa, bagomba kumenya aho ibintu bigana. Noneho rero arakora cyane muri iyi myaka, ku buryo ubu ngubu baradubura. Ya myaka 1000 byakabaye akora, asigaye bikora nko mu myaka 2-3. Abantu kwicana, abantu kugumana, abantu gusubira inyuma, ibyo se byo reba. Mukanya nuvaga inkuru y'umuntu wafashe umwana we yibyariye Rwamagana. Ubu ntabwo bikiri igitangaza. Ubwo ejo bazamurekura, usanga ari kwidegembya nawe abwira abandi bantu ababwiye ko ibyo bintu ari yo nzira. Misiri imeze usanga ari byo bikorwa. Ibintu byose uzabona byigishwa ubu ngubu nibyo kubita hasi ukuri.
nk'uko tubibona muri daniyeli igice cya 8, daniyeli igice cy'8 umurongo wa 12 tuhasanga amagambo agira ati ngo izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bwaryo, iryo hembe ngo kubw'igicumuro, iby'ukuri ribijugunya hasi ngo rikajya ribasha ibyo rigambiriye. Ni ukuvuga ngo hariho gukubita hasi iby'ukuri. Iby'ukuri ni ibihese, ni ibiri muri Kristo Yesu, Kristo niwe kuri wenyine. None byakubitwa hasi kuko nibyo biri mu Mana, byakubitwa hasi hakaza ibiri tutazi. Niyo mpamvu ngo abantu bakora ibintu ukafata se bya bintu nawe ubwawe ukabyakira utazi ibyo ari byo, kuko imbaraga zibiri inyuma we ntuzifite. Ijambo ry'Imana rivuze ngo rizabwa ibyo rizabashishwa cyangwa rizasoza ibyo rigambiriye, ntawe uzarihagarara imbere kugeza ku munsi w'amateka. Kuko umurongo wa 13 uravuze ngo nyuma numva Uwera avuga ati ibyo byerekanywe by'igitambo n'iby'ibicumuro kinyagisha ngo bizageza ryari, ubwo ubuturo bwera n'izo ngabo bizasiribangwa. Noneho rero ubwo icyo cyari ikibazo, igisubizo cyo kiri aho ngaho. Ariko icyo dushaka ubu ngubu ngo iby'ukuri bizajugunywa hasi, bisiribangwa. Bisiribangwa, ubu ni ukubita hasi iby'ukuri, nta n'wana bihagarika. Nese umuntu agenda akavuga ati bimeze biti, ibintu ukuntu bibogamye ngo niryo terambere, hakabamo n'igitugu ahubwo, hakabamo n'ibyo utabaza kuko ugiye kubibaza waba ukuriye the ground for resistance, waba ushyizeho igihagarara abantu bahagarara kugira ngo bahakanye ibikorwa, kandi ntibishobora gukunda. Niyo mpamvu twebwe tutakija muri izo mvururu zose. Icyo dukora turavuga ngo intambara tugomba kurwana iyi ni ukwamamaza Kristo. None paze ni ukuvuga ngo muri izi ntego z'ikinyagihumbi zateguwe n'umuryango w'abibumbye, utuwe ko zigeze muri 17, ni intego zibateguriza kuzabona Satani muri ya myaka 1000 itorero ryo rizaba riri mu munyenga, cyangwa wenda ni nziza zirimo kugira ingaruka nziza ku bari mu isi. Izi ntego zari zimaze imyaka 15, ubu zimaze imyaka irenga 5 zivuguruwe, ubundi zari 8. Mu 8 rero zari zisobanutse neza, kuko harimo kuvanaho ubukene ku isi. Iyo bagiye kuvanaho ubukene bashaka kubuzana, harimo education for all, ngo abantu bose baba bige kwiga. Bariga iki? Ntabwo ari kugira ngo bagire ubundi bwenge bamenya, no kubateguriza kugira ngo bashobore ubwonko bwabo bushobora kwakira vuba ibyo Satani yohereza. Niyo mpamvu ubu ngubu kwiga nta kintu umuntu kwiga akamenya kuba yakurikira yakanda imashini, yazi gukanda imashini rero, kuko ubu ngubu abantu bose usanga abakoze zino mashini tuvuga ni za computer cyangwa amatelefone, mbese ibintu by'ikoranabuhanga birakorwa n'abantu bose. Jewe hari n'abamagara n'abana bankorera mu rugo bakariho babinkorera, ariko bo bakaba babizi kundusha. Why? Barashaka yuko ubwenge bw'umuntu bwimuka ukava mu gutekereza abo bagatekererezwa. Imashini cyashaka kibona muri iyo mashini. None byo akora n'akazi gakorwa no kubaho n'inganda, mbese ubuzima bw'umuntu bukagendera kuri iyo mashini. Intego ya 3, intego ya 3 rero tari ya 4, ni icyorezo cy'uburinganire. Uburinganire ni kimwe mu bintu byigishijwe mu isi, ariko bitigishijwe kuzana amahoro, ahubwo byigishijwe gusanya umuryango, cyane cyane kandi umuryango wa Gikristo. Ababivuga barabisigiriza, ariko ntibazi naho bituruka, kuko burya niyo umuntu uvuga ikintu ntakugifatira hejuru, banza urebe imizi yacyo. Ariko niba ugize amahirwe, kuko ntabwo ari aya bose, uvuga ariko iki kintu ubundi Imana umugambi wacyo dukurikije Bibiliya ni uwuhe? Uwo mugambi rero wa Bibiliya barawujugunye, kandi niko kuri kwajugunywe hasi. Hanyuma rero ikindi ni uguhagarika impfu ngo z'abana n'iz'abagore bapfa babyara. Ibyo bintu birashikije. None se nibwo barahagaze se gupfa impfu z'abana, kandi ari igihe cy'abantu gupfa bishwe na bwaki n'ibibazo biza mu isi, ariko babyinjiramo kugira ngo nibiba wowe umureba bugufi uhita uvuga uti bino bintu biriho,
ari nayo mpamvu intambara zo kubirwanya bigomba kubaho kandi izo ntambara zo kubirwanya wowe uvuga bakora nuko aribo batera n'icyo kibazo in the first place. Icya kabiri kimwe cyangwa icya gatanu ubwo nivuze byera kuri 5 ukurwanya indwara z'ibyorezo. Indwara z'ibyorezo wazirwanya ute kandi ari wowe uzirema? Noneho ejo nabonye n'akandi gashya uzi yuko n'indwara y'uburenge itumariye amatungo aribo bayizanye none hariho mwagiye mukanguka wabibwiwe n'iki? Ibyo ngibyo ndakubwira mfite ibintu uko ngenda mbibona. Uburenge nibo babuzanye kandi data ajyaga ambwira yuko aribo bazanye na Muryamo ni nka yishe amaze nk'hano mu Rwanda. Ngiye nkamuhaka yagira ngo nuko ari injiji. Uze ko bazanye isazi yitwa tsetse fly no mu Kinyarwanda ntibamo ubirina iri tera indwara ya tsetse mu matungo. Nose kuki utagiraga iyo sazi mu Kinyarwanda kuki yaburiwe izina? Ubwo nibo bayizanye. Yes, bayizaniraga mu bibiriti bakajugunya hasi. Umunyarwanda yajya kureba akantu yapfundurika ikiruka ikavamo. Bakayijugunya mu bibiriti aho abantu bakiruka bajya kureba. Utuntu tuguye n'ucyo bagafungura bakareba. Akava bakareba ni ikibiriti cy'imyambi bakagira ngo bamugiriye neza ariko bashyizemo n'isazi. Isazi gasohoka igenda ijya kurume nkaye. Ntamenye ngo baramwishe. Iyo sazi yaba ari sazi nyasazi cyangwa n'incurano. No, I don't know. Aho bayikuye simpazi. Uretse ibyo bakora muri labo nk'ubu nka virusi bakora zirimo virusi itera imbasa nabo nibo bayizanye imbasa. Yes. Imbasa mu Kinyarwanda ariko hariho indimi zabayemo nk'ikigande ntabwo bazi imbasa icyo ari cyo bayita polio nk'uko bivuga mu Cyongereza. None se pasi ubwo bari kurwanya indwara z'ibyorezo cyangwa ahubwo no kuzizana? Fata kandi bazirema ariko barenza kandi bakaba bagwe baje kuzirwanya ikaba ari mu ntego zazo muri ya ntego za ntego z'ikinyagihumbi irimo mu barazirwanya ariko inyuma bo babazitera nicyo bashaka kukwereka. Yuri umunyabwenge nibwo urebe ko bazitera. Ubwo se ntibazabana na Satani muri wa muriro? Fata kandi baranje kugurisha ubugingo bwabo. None nukuvuga ngo za ntego z'ikinyagihumbi ni uguteguriza iriya myaka y'igihumbi bo bari kubikora vuba na vuba ibyabo ngo babirangize. Yes, barakora ibintu muri avance ibintu birihuta cyane. Iyi ntambara rero ya Ukraine ihangane gato twihuse tashaka kumenya kuko hari ijambo twabonye hano muri Luka ibice 21 umurongo wa 25 havuga ngo hazabaho ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri ngo kandi mu isi amahanga azababara bumvishe ngo muraba n'inyanja bihorera. Uyu murongo urawuhuza ute n'ibi bintu turi kubona muri Ukraine? Urabihuza ute n'ubuhanuzi Yesu yavuze bw'aya mahanga azababara? Kuko turebye Ukraine ibyago barimo uyu munsi, Uburusiya ibitwaro bya kirimbuzi batangiye guterayo ni intwaro ziremereye kugeza ubwo numvishe n'uyu perezida wabo ngo niba ari Volodymyr Zelensky yes yabuze ibyo avuga none ari kuvugana agahinda yihisha ahantu numvaga barimo kuvuga ko ashobora no guhungira muri Amerika. Iyi ntambara ikurira muri Ukraine uraza kwituzanira uduhurize neza n'aya mahembe 10 mu muryango w'abibumbye. Uraharanira amahoro n'umutekano mu isi. Bamaze iminsi barimo kuvuga amatika ari hagati y'Uburusiya na Ukraine. Na Amerika ibivugaho cyane. Twari tuzi ko nibuze Uburusiya nibujya guhaguruka nabo bazahaguruka bagahita bajya guhagarika iyo ntambara. Ariko none ikigaragara ahubwo baratuje abantu batangiye gushira. Uyu mujinya wa Satani n'aya mahanga ari kubabara Yesu yavuze byaba bihuye n'ibi turi kubona muri Ukraine. Si intambara izagarukira he uwo kubibona? Ni ukuvuga ngo muri kino gihe turimo kano kaga turimo nitangira ryo kuramukwa niko birivuga. Kuramukwa rero kuba nibise bibanziriza kubyara rero kuzaza ryari? Kubyara ni igihe Kristo azaza kuza gucungura abo yatoranyije mu isi. Hanyuma rero gutangira kw'ibise, ibise biratangira bikagira n'igihe bikomerera kugeza igihe umuntu avukiye. Ubu turi mu gitangira ry'ibise ariko ibise bigiye kugera hakomeye. Ibyo bivuze nibwo bizaba bisohora ariko amahanga hasi yatangiye kubabara nk'ikimenyetso. Dutegereje ibimenyetso bizava mu ijuru. Hasi umuraba uzahorera. Nk'ubu ngubu hariho engineering twifashishije izi mashini zitwa HAP zikorerwa mu nyanja
no hirya no hino mu bice bimwe by'isi nko muri za Alaska na hehe, zigamije gutuma amazi yibirindura, amazi akava muri ya miyaga ya za Katrina n'ibindi yogoje isi. Nk'ubu ngubu nko mu gihugu cyitwa Madagascar bamaze iminsi bahura n'imiyaga izikica abantu. Ira ni ikimenyetso cy'ibyo bintu Yesu yavuze. Ntabwo byabagaho kwemeza ko abari abantu baba bakiriho batuye hariya, kandi bizarushaho kwiyongera bigenda bigira imbaraga. Abantu bazagushwa gihumura n'ibyenda kuba, bazumva imiyaga inyanja n'umuraba bihorera batazi iyo biturutse, abantu bakabihunga. Hari ibyo n'ibingibi biriya biri muri kategori yitwa weather warfare, porogaramu yo gukoresha imihindagurika, ibyo bita ngo ni guhindagurika kw'ikirere cyangwa kw'ibihe kugira ngo bice abantu. Nk'ubu ngubu umuntu uramubaza ko turi mu kwezi kwa kabiri, kuki turi nko mu itumba ryo mu kwa 11? Ikibazo gikomeye rwose, imvura imeze nabi. Oya bimeze nabi. Wamubaza akakubwira ati nanjye simbizi, ariko kugira ngo ni igihe cy'imperuka, akarekeraho. Kandi koko akaba avuze ukuri, ariko ntazi aho bituruka. Aho turuka biraturuka nuko ari umugambi wateguwe. Kuki dufite imvura mu kwezi kwa kabiri hano muri East Africa no mu Rwanda? Kuko muri East Africa dufite icyo bita the same rain pattern, ni imvura zisa cyane cyane muri kano gace kacu kajyanye n'ibiyaga bigari. Kuko dufite ibiyaga, dufite amashyamba, dufite n'ahantu heza, hamwe mu hantu heza nyaburanga ku isi. Burya twatuye neza, burya niyo mpamvu tugomba kwitwa tugashira, kuko ni ahantu heza cyane. Hanyuma rero iyo babajije ntabwo nzi ibyo ari byo, ariko ibyo ni ibintu byateguwe. None se iyi mvura irimo iragwa nayo ushaka kutubwira ko aribo bayiteguye ko ibiza mu Rwanda bimeze nabi cyane? Oya, nibo bayitegura, kandi twaravuze yuko u Rwanda baruciyemo kabiri, iburasirazuba bakahagenera amapfa n'amajyepfo, amajyepfo ashyira uburasirazuba nka za Bugesera. Hanyuma rero uburengerazuba n'amajyaruguru niriya za Gikongoro, amajyepfo ashyira uburengerazuba bakagerera ibiza by'imvura. Ubu iyi mvura iri kugwa mu Rwanda nibo bayiteguye. Ni gahunda. Imvura imeze nabi, imihanda iri gusenyuka, ibiki byose imeze nabi, kandi nta kimara, kuko nk'iriya mvura itangiye kugwa n'abantu batarabibiki ibyo kurya, ahubwo abasarura bari mu kaga, kuko mu gihe basarura imvura iraza igahitana ibyabo, ibindi bikaba byanze no kuma. Ubu ngubu ni ukugira ngo iyo tubonye umucyo waje nk'uko turishima, kuko nibwo wandika ku tugori twawe n'udusaka kugira ngo ubone akantu kugurisha. Yes, ibyo rero bagomba kubyumva neza ko icyo ari ikibazo bateguye. Ubwo najya mpuze n'icya kibazo cyawe cyo inyanja n'umuraba. Iri gahunda yatangiye mu 1994. Ubwo uwo mushinga HAP n'indi uwo niwo tuzi, ariko n'ibindi byagiye bikora, ariko HAP yo yashinzwe mu 1994 kwinjira kugira ngo bijire mu mikorere y'inyanja n'imiyaga. Ukuvuga ngo amahanga agomba kuba barakumirwa binyuze mu ntambara, mu myuzure, muri ibi by'imvura n'iki byose. No mu ntambara, muri conflicts, mu nzangano, hari n'ibintu biri social bizana abantu babara. Social imibereho y'abantu bari n'umuntu muzo agafata ndetse umuntu kwica umugore we, umuntu ufata umwana yabyaye akamusambanya, urumva abantu batabaye inyamaswa. Umuntu kugenda akarongora mugabo mugenzi bakuva yuko none bameze neza, none ntibabikore mu ibanga, ahubwo bagatahirwa ubukwe, impundu zikavuga, urumva abantu batashize, abantu baratakaza ubumuntu ko nta muco ugihari. Baze reka tugaruke ku Burusiya na Ukraine. Mu minsi yashize mu ntego turi kwiga za Illuminati, niba ari intego ya 9 ntago nibuka, aho werekanye ko bakereya ikintu cyitwa akaduruvayi mu isi, harimo n'izi ntambara n'ibiki. Ese iyi ntambara iri kuba hagati ya Ukraine n'Uburusiya yaba ari bimwe muri iyi ntego watweretse ko bazaba bakereye intambara bigateza akaduruvayi hirya no hino? Iyi ntambara yaba umuryango w'abibumbye kubirimo kuba babifitemo uruhare? Oh yes, ni ukuvuga ngo iyi ntambara iri muri gahunda yatangiye mu 871 uwitwaga Josip Manzini, umufirimaso kandi akaba ari n'umumafiya. Yafashe iki cyegeranyo agiha umujenerali witwaga General Albert Pike, umunyamerika nawe wari 33rd degree bafirimaso. Amuha iyi gahunda kugira ngo izashyirwe mu bikorwa, arayimusigira nk'umurage. Barayitegura rero yuko iyo gahunda ni intambara 3 zigomba kuba ku isi.
intambara ya mbere y'isi yose yarabaye, icyari kigamije ko ari uguhirika ubwami bw'Uburusiya, kandi ibyo byarasohoye. iya kabiri kwari gutegura noneho icyari cyaraniranye mbere yuko umwami w'Uburusiya ahirikwa, cyo gushyiraho umuryango w'abibumbye ariyo leta itegeka isi nk'umubumbe. intambara rero ya kabiri nicyo yari igamije kandi yakigezeho. iya gatatu rero ni Gaheza, yo ni intambara ya gatatu yo kuryanisha abantu ku isi, isi igasigara ituwe n'icyo twita nihilists cyangwa imburamuco, tari abantu bazima. ubu nicyo tugenda n'ubu byaratangiye, usanga mu bihugu byinshi usanga ijambo rifitwe n'imitwe yitwaje intwaro. ntabwo ari abantu batekereza, ntabwo ari abantu bize, ntabwo ari abantu bashyira mu gaciro, ni abantu bameze batyo, nabo ntibazi ibyo barimo. niyo mpamvu hano mu karere kacu dufite imitwe nk'itwaje intwaro muri za Kongo, kandi iyo mitwe yitwaje intwaro ntabwo ireba Kongo gusa, ireba n'ibihugu byegereye Kongo. nireba dufite imitwe yitwaje intwaro yitiriye idini rya Isilamu iri muri za Sahel, ni ukuvuga muri za Mali, Burkina Faso, muri za Mauritania, muri za Senegal. niyo mpamvu reba bikaba bino muri Aziya hirya no hino. noneho no mu Burayi buriya birahari, hari abito ba Klax Kurani, hari birabyo bumva ngo Black Lives Matter. ni ibintu biri aho byagiye bikuru imitwe byihebe. ariko iyi niyo ntambara ya gatatu turimo rero. turashaka kugira ngo ntuzuze turi mu ntambara ya gatatu. intambara ya gatatu yo ntabwo izarwaho nk'uko abantu babitekereza ngo izakubita habe intambara ikomeye, ahubwo byo bizaba musozo w'ibihe. intambara tugomba kurwana ni iyicarubozo, abantu bagapfa buhoro, bagapfa mu bukungu, mu mico, mu migenzereze, abantu bakaba nk'utunyamaswa, bagata umuco nyine bagakora ibibi, kubera ko Satani azi yuko muri ibyo akora. ubundi Satani iyo yishumbura ntabwo aricyo ntaba kwishe burya, kandi Yesu yaravuze ati mwe gutinya bica umubiri. none se Satani ibyo ntiyabyumvise ntabizi? Satani azi ibyanditswe n'ibyavuze byose arabizi. mwe gutinya bica umubiri, Satani we arabizi ibyo ngibyo. abica umubiri ntabwo aricyo kimwihutishije, nubwo nabo bapfa, ariko cyane cyane inyungu ye kugira ngo azishime nuko ya myaka igihumbi ibyo akora muri avance, muri ya myaka igihumbi azaba afunze, ubu arimo arabikora kugira ngo abantu bangirike batandukane n'Imana, bahindike ukundi, bakora ingeso mbi zitandukanye n'Imana no kuzanya umujinya w'Imana. ararwanirwa intambara y'akarohabutaka. ariko aba bantu ntibabibona yuko ari ikibazo, buri gukora ibisanzwe. no, ntabwo ari ibisanzwe, kuko Uwiteka Imana azi yuko icyaha kizana urupfu, ntabwo ameze nkatwe. twe tuzi yuko ibyaha ari ubuzima bwacu, kandi nta waturenganya. ariko umwuka w'Imana umaze kumwakira niwe ushobora kwereka ati iki kintu ni ishyano, nawe wakireba gikorwa ukagira ubwoba. Loti yari Sodoma n'Igomora, ngo yajyaga aterwa agahinda n'ibyo abantu bakora, abari bahatuye, kuko yari afite undi mutima utameze nk'uwabo. natwe rero muri kino gihe ab'Imana ireba ni abafite umutima ubabazwa n'ibibera mu isi, wareba amahano akorwa ukagerageza kuyamagana, ukagerageza kujya inama, ndetse bikaba byanagushyira no mu kaga gakomeye. ariko ukavuga uti ibi bintu ni ishyano, kuko ni ibintu byica ubugingo bwa benshi, reka mbivuge. ahari aho hari icyo Imana yakora hakagira abarokoka. hamwe n'ibyo rero nkashaka kugira ngo mvuge kuri icyo kintu cyerekana ko Satani barakora cyane. iyi ntambara ya gatatu rero tuyigezemo hagati. ejo abantu barambajije, hari abantu bashaka kubaza ngo ese ni intambara ya gatatu y'isi yose, ese ntabwo ariyo? igisubizo rero bazi yuko intambara izameze nka yindi ya mbere y'isi. no, iyi ntambara tuyimazemo imyaka myinshi, yatangiye yateguwe nyuma gato y'intambara ya kabiri y'isi, mu mwaka w'icya 948, ubwo abayuda cyangwa abayahudi bakusanywaga bakazana bagashyirwa hariya muri Palestine, kandi ntibabaturanye n'abantu bahasanze, ahubwo babandi bahasanze bakabirukana. kwari ukuzana discord, kuzana inzangano. babandi bahatuye wararuhutse ko basubiye mu gihugu cyabo, si no kuvuga ngo ni igihugu cyabo, kuko bari bahamaze imyaka myinshi, bari bafite ubwende igihugu. ntabwo bambwira ngo umuntu umaze imyaka irenga 1800 ahantu nta bakiriho, n'abana n'abuzukuru batakiriho. none se umuntu aba yarahagize ubwende igihugu? benshi mu bantu batuye i Burayi ntabagiyeyo nyuma cyane ya Kristo, cyangwa muri Amerika. abari muri Amerika ntibagiye ejo bundi se cya 500 n'iyindi kuva gihe cya Columbus
cyangwa Kolo, Christopher Kolo bita mu gifaransa. Si abenegihugu se, ahubwo se abenegihugu bakavukire ntibanishwa, abandi basigaye nta mumaro. Abari muri Australia se bahatuye, ese twebwe hano muri East Africa wambwire ko mu myaka nk'igihumbi haratuwe bande nko mu Rwanda. So ubwo ni ukugenda tureba, bari baramaze imyaka n'imyaniko, nta n'ikibazo bagomba no kumaho bari. Abayisilamu bari batuye hariya, Abapalestina bari bahatuye imyaka kuva Muhammad yafata kariya gace mu ntambara ze muri za 700 cyangwa ku mpera ya za 650 yuko bafashe Egypt bafata na Palestine binjira muri Afrika. Ubu se bari muri Egypt tubirukane kuko ari Abisirayeli barabu bahatuye tuba, abari muri Sudani hano se tubirukane byakunda se? It's not work. So rero bariya nabo nuko hari abantu bose bajya babijyamba bagashaka kubisobanura ukundi ngo bari yangu hariya. No, nta hantu hakiri hatagatifu kwisi. Mutagatifu uri mu mutima wawe. Kristo niwe tubwiriza amahanga yuko agiye kugaruka. Ntabwo tubwiriza abayuda bonyine, turabwiriza n'abanyamahanga. Kandi bari abantu bajya kuva hariya Yesu wabigize mu ruhare. Ibyo se shaka kubitindaho kuko batamwizeye. Yavuze yuko ari uguhorwa kw'inzigo kugira ngo birukane hariya n'inzigo yahahoye. Cyakora avuga yuko igihe kizagera Yerusalemu ikarekeraho kuribatwa cyangwa gukandagirwa n'ibirenge by'abanyamahanga. Ibyo ariko bizaza cyagiye cy'imperuka ubwo Imana izabishyize iherezo kubihari. Wewe ukiye ko na hariya na mbere yuko abasilamu bahaza bari abarabu hari abayuda nyakuri bari bagihari, ntabwo bose bari barahavuye. Bo bari nabo bahuye n'ibibazo bikomeye kuruta abandi bari barahunze. Byo ne kugitindaho rero. Iyi ntambara rero ni intambara ya gatatu irimo ikoza. Intambara ya gatatu iyo ikigambire ni ukwica abantu bagashira hifashishijwe iyobokamana. Nibyo nakubwiraga, abantu bungu bogiye gupfa amadini. Abasilamu barica abakristo, abahindu barica abasilamu, ababuda barica abasilamu muri za Burmenia n'ahandi barapfa amadini. Ibyo bifite rero iyo ntambara muri icyo gisata cyangwa muri icyo gice cyangwa muri icyo gipande kijyanye n'ibyubakamana. Nta gace kamwe k'intambara, nta gace kamwe k'intambara y'isi yose. Amoko nta gace kamwe k'intambara, abantu bayapfa. Ibitsina abantu bagiye kubipfa, abantu bagiye gupfa ibintu byose byo badahuriyeho. Uzi ko intambara ya Ukraine ku rundi ruhande iri muri ya gahunda bavuze ingingo ya 9 n'ingingo ya 11. Ubwo ho nihibarizwa muri yaje n'amigambi y'intego 21 nzayiruminati zo kwica abantu benshi ku isi mbere y'umwaka wa 2050. Intambara ya 9 iravuga ngo to cause by means of limited wars in the advanced countries. Kugira ngo abantu miliyari 3 bapfe nagomba gukoresha uburyo bubi. Uburyo bwa mbere ni ugukoresha intambara zimara igihe gito ariko zimbaraga mu bihugu bivuga ko byateye imbere. Intambara zimara igihe gito ariko zifite imbaraga mu bihugu bivuga ko byateye imbere. Kandi ibihugu ni ibihugu byari biteye imbere. Intambara iherutse kuba warayumvise yari hagati y'igihugu cyitwa Azerbaijan. Icyo sira nakizi. Kiragoye. Azerbaijan yarwanye na Armenia. Intambara ikomeye cyane. Abantu benshi barapfa. Yari sharp. Ni mwaka ushize. N'abataruri ariko ushobora kuza kwishaka ukareba iyo ntambara yabayeho recently. Hari intambara nanone yadutse y'Uburusiya. Hari intambara Amerika yashoje ku isi. We wambazaga ngo kuki ngo Amerika ngwiri hari yangwira rebera. No, Amerika igihe cyayo cyarakozira isenya ibihugu 7 by'Abarabu. Ubishigaje Iran nayo buriya mu kanya gati zatera Iran. Kwindi tera Iran rero biza n'Urusiya buzarebera. Nabwo buzarebera none ko ni gahundaga n'ibintu byanje no ku bari abantu amahembe 10 ibihugu 10 bya rutura byo bijimbu gusohoza gahunda kuko nabami ego pase iki kintu ntago nyumva giyewe rwose. Icyambere Uburusiya buri muri ari amahembe 10 kandi bugaruka muri bya bihugu 5 bifite intebe zihora mu muryango w'abibumbye. None
kuki bafite intego bagaragaje ko ari nziza ni ukwitwikira uruhu rw'intama kandi ari amasaka aryana. Ese ayo mahoro uwo mutekano mu ntego zabo bafite zikomeye baharanira mu isi ni aya? Niba Uburusiya aribwo bahagurukiye Ukraine bukaba buri kwica abaturage bigeze hariya, intwaro kirimbuzi zikomeye ziremeye zimeze kuriya, Amerika nk'igihugu cy'igihangange tubona ku isi kikaba cyatuje, n'ayo mahembe yandi akaba yatuje, kandi mu minsi yashize baba bari kuvuza induru mureke reka nimushwane nimugire gute. None aho ahubwo intambara yari imbanije niho bose bahise baceceka, bari kwivugisha ngo dufungiye ngo Uburusiya, ngo ibirebana n'ubukungu, ngo ifaranga barifunze, aho kugira ngo bajye gutabara bavuga ati muhagarike muhagarike. Uyu muryango koko si igikoresho cya Satani gikomeye, kubera iki bitwikiriye amahoro n'umutekano kandi ntabyo bakora? Ubu ngubu rero turi mu gihe cy'inyamaswa yavuye mu gitaka. Ya mahembe 10 arimwo icyo bita alliances, nk'uko ureba utane buriya ni ihembe ukwaryo, ariko rikubiyemo amahembe. Navuga amahembe ya mahembe 10 yigabanyijemo imirwi. Hari igice kirimo Amerika, iyo ni ihembe ukwaryo. Hari n'igice kirimo Uburusiya n'Ubushinwa, iryo ni ihembe ukwaryo. Ibyo rero niyo nyamaswa yavuye mu gitaka ikavuga amagambo meza. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose habaye amagambo meza yo gutuza, yo ngo intambara zirangire, hajyaho imiryango y'abibumbye, imiryango y'umuryango w'abibumbye inyuranye itabara, iha abantu ibyo kurya bari mu ntambara, ivura abantu, igira ite. Uko ni ukuvuga nk'umwana w'intama, kuvuga iby'amahoro. Amahembe akagaragara nk'aho agiye kuzana amahoro ku isi kubera ibyo akora, ariko yajya kuvuga akavuga nk'ikiyoka. Kuvuga se ni ukuye, ni igikorwa nk'iki kirimo gikorwa. Gusa harimo amahoro ari hariya, abantu barashira abandi bararebera, aho bari hahunukira bakavuga nk'uko uvuze ibintu bidafata. None se batera Uburusiya? None se babuhagarika? Biriya bintu biri no mu bintu utashobora kumva. Nakwigisha ubundi bwira bukomeye cyane. Buriya hariho ibintu by'abanyaburayi bahuriyeho kandi batandukaniyeho udashobora kwemera yuko bibaho. Biriya Abarusiya ntibashobora kwemera yuko abantu nka Ukraine, ubundi Abasovieti bamaze dusubira inyuma n'aba waruvise bita Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasovieti. Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasovieti bivuze Uburusiya bwa mbere n'ibihugu byari bushamikiyeho, bari bafite igihugu cy'igihangange gikomeye. Ariko hakabaho n'ibindi bihugu bitari muri Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasovieti ariko byari bishuditse nabwo. Ibyo bihugu rero twavuga nka Poland, nka Bulgaria, Hungary, Romania, East Germany na Czechoslovakia, 6. Nyuma rero yuko mu mayeri wa muryango wari ushingiye ku Barusiya baje kuwusenya, habikozwe kandi n'Abarusiya ubwabo, witwaga Mikhail Gorbachev, umwe mu bantu b'Afrimaso bakomeye kandi akaba hari umwiruminati w'icyatwa. Niwe wayoboye kiriya gihugu cy'Abasovieti, ahera ko aravuga ati turabihagaritse. Abantu ubu imbaraga gutegeka abantu ku buryo businye ku gisirikare biveho, abantu bihitiremo ibyo bashaka. Bya bihugu nyine byarigenze, ndetse byinshi muri byo byifatanyije na NATO cyangwa OTAN, umuryango washuditse n'Abanyamerika. Bavuye ku Burusiya bagiye hariya, ariko Uburusiya ntabwo bwabyishimiye. Hanyuma n'Uburusiya ubwabyo bya bihugu byari bugometseho muri politike nabwo nabyo birigenga. Ariko wibuke ko baravuze ngo ntabwo bazemerera ibihugu byari muri Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasovieti, apana byari bishuditse nabo, ariko ibyarimo mu buryo bwa politike, abo ngabo ntibagomba kugenda ngo bajye kwifatanya n'iki n'Abanyamerika. Ariko hariho ubuhugu bwagiye nko bitaba Estonia, Latvia, ubwo bwaragiye bujyayo, ariko kugira ngo Abarusiya barerebye saga ari ubuntu busuzuguritse ari bwanyamuke. Ariko noneho ntibashobora kwemera igihugu nka Ukraine, igihugu nka Georgia, ibihugu byari binini cyane. Noneho kandi bahuriye ku muco. Uzasoma isomo ryitwa geopolitics. Iyo ni ukuvuga ngo hariya geopolitics barayireba cyane. Ni abantu bashingiye ku muco witwa Slav. Abaslavia rero nibo Barusiya, Ukraine bariya bakomoka mu muco witwa Slav.
abasiravu ni abakera ni abakera wumvise ko uzaza kumva ibyo ntuza yavuze Putin yavuze ngo twe tugomba gufata Ukraine tukayikiza abanazi ni ubwo nicyo ashaka gukora mbere icyo bita denazify iyo avuze abanazi icyo ashaka kuvuga abavuga undi muco nawo w'abanyaburayi witwa Teuton cyangwa Teutonism w'abadage bahuriyeho nabo bita aba Gauls cyangwa Celtic b'abanyaburayi bariya abo ngo bafite umuco wihariye ari nawo umuco ushingiweho cyangwa washingiwe icyo bita the Holy Roman Empire ubwami bwa Roma niho bushingiye butegeka isi kuko burya abategeka isi buriya batura mu Budage uzi impamvu Ubwongereza bwavuye muri muryango w'Uburayi nuko Ubwongereza aricyo cyicaro gikuru cy'aba Anglo-Saxon nawo n'undi muco wihariye utagomba kumirwa n'undi mico ntugomba kumirwa na n'uriya w'Abasilavu b'Abarusiya nta n'ubwo ugomba kumirwa n'aba Teutonic babandi b'Abadage Teutones no nabo bagomba kugira uwabo muco iyo mico uko ari itatu rero irahanganye niyo mpamvu reba Amerika ejo bundi n'Ubwongereza na Australia bakoze fleet amasezerano yihariye amasezerano mu yandi bari muri otani ariko bafite akandi kantu kabo ku ruhande sizi nawe unyumva neza ndakumva rwose ako kantu ku ruhande rero gashingiye kuri filozofi cyangwa ingengabitekerezo ideology ya Anglo-Saxonism Anglo-Saxon nabo bafite niyo mpamvu Ubwongereza bagomba kuvamo kugira ngo bagire akantu kabo ku ruhande basigare muri NATO yego ariko bagire akantu kabo kuko abanyamerika abakananya Canada Australia Abongereza n'ubundi bihugu bwose n'abavuga icyongereza banureba bari muri za Commonwealth burya nabo batwariramo bakabashyira muri Anglo-Saxonism kubera culture kubera umuco ururimi n'idini twebwe nanjye ubundi mu Anglo-Saxon ariko ndi umugaragu wabo Anglo-Saxon kuvuga icyongereza nibo bazanye idini rya Protestantism ku isi nubwo ituruka mu Badage bariya ba Luteri ariko Abongereza nibo bayihaye imbaraga impetus ku isi yose bamaze kwigarurira Amerika na za Australia n'ahandi so biba ibintu byarateguwe cyane kugira mu bintu nifuzaga kumenya ari nacyo ubwo numvisha ari winjiyemo ni ukumenya impamvu cyangwa zimwe mu mpamvu zitumye Uburusiya butera Ukraine none ubwo icyambere no kugira ngo Ukraine itajya gufatanya indi mico n'iy'abandi kugira ngo yes niyo mpamvu bo bazi ibintu babirebera kure babirebera mu bwiru bwabo bw'ibyo bazi niyo mpamvu yavuze ngo ntabwo ashaka yuko bajya mu banazi icyo bita denazification kubakuramo ubunazi bwari babagiyemo ubwo rero kubakuramo ubunazi ngo basigare Abasilavu bafite ishyaka rimwe kandi wibuke yuko hafi kimwe cya gatatu cya Ukraine n'Abarusiya none se ubwo bagiye bose Abarusiya ubwo baciyemo ibice hari Abarusiya bagiye kujya kurwanya bene wabo kuko bagiye muri otani kandi no so kurwanya Abarusiya sake ahubwo bararwanya Slav philosophy and civilization Slav yabo bakomokamo none ukaba ushaka kutubwira yuko bizarangira nta perezida bagifite se perezida ari umwe w'Uburusiya uhayoboye hose oya ntabwo Ukraine ari ngombwa yuko yasubira ku Burusiya ariko ngomba kujyaho guverinoma iri pro Moscow yumva kimwe n'ibyo Abarusiya bavuga niyo mpamvu rero n'abariya kugira ngo babatere buriya bintu baba babiziranyeho ntabwo ushobora kujya ngo kubatera ngo bagiye guhagarika biriya kuko wabuzanye intambara yo kurangira ku isi none se biri mu nyungu zandi ariko mu kurande rwa Satani arabikoresha abantu bagapfa ibyo ziriya za alliances nizo zazanye intambara ya mbere y'isi yose intambara y'isi yose ntabwo yarashobotse igikomangamo cyo muri Australia cyitwa Ferdinand yataza kwicirwa hehe muri Serbia cyangwa Buseribe amaze kuhicirwa rero Austria yararakaye ijya gutera hehe Abaseribe rero bakaba bafitanye umubano wihariye n'amasezerano yo gutabarana n'Abarusiya kandi no Austria nayo ikaba ifitanye amasezerano yo gutabarana n'Ubudage nk'uko intambara ya mbere yaje bita bibi intambara akaduruvayo bize uruva kwica umuntu umwe byatuma abantu bashirabo ku isi ariko hari ikintu cyari cyateguwe n'uwamwishe se uriya gikomangoma Ferdinand bamushakaga wiki bamushe kugira ngo nyine ibimbarutso y'ibyo ngibyo
niba ingibi rero ziriya za alliance bakora ngo neto, uzi ibanga riri muri nato, ugomba kwemerwa kugira ngo ujyeyo, wifatanya nabo ugomba kuba uri umuzungu. ubwo nato ni iki? OTAN cyangwa North Atlantic Treaty Organization. Ugomba kuba uri a European country. Icyitonderwa, abanyamerika barimo n'abanyakanada barimo, kandi abo bantu ntabwo abari mu Burayi ariko ni abazungu. Noneho ibi ngibi nato kugira ngo wemerewe kuyijyamo, cyambere ugomba kuba uri igihugu ariko cyo mu Burayi. Ubu ngubu amasezerano y'icyo avuga pana bari abayitangije, ariko ubu nicyo bivuze. Ntabwo uri umunyafurika ubu wakuyongoza ngo ugiye muri neto, wagiye usute cyangwa umwarabu cyangwa ikindi, ntabwo bishobora gukunda. Bariya abantu bafite ibintu byabo baba baheraho kandi bahabwa kugira ngo bashobore gukontorora isi no kuzana ibyago bikomeye mu nyokomuntu. turi kubona Uburusiya bwatangiye gutera intwaro zikomeye muri Ukraine. Ese buriya ntabwo bishobora kurangiza bateye intwaro ziremereye kuruta zaza n'izatuye mu Buyapani mu ntambara ya kabiri isi yose? Ntabwo bishobora gukoreshwa ziriya, umunsi zakoreshejwe ntabwo tuzongera kubaho. Ntabwo zizongera kubaho nk'uko bimeze, kuko ziriya nta civilization as we know it, nk'uko tumeze ubu, iterambere byose byahagarara. Kandi ntabwo satani ibyo yabyungukiramo, kandi satani ubuyoboye ntabwo ushaka ko ibyo bibaho. kandi ziriya ntwaro zashyiriweho kugira ngo zizarwane mu ntambara, zashyiriweho kugira ngo zikange abantu batinyana. abantu batinya, bariya abantu bafite nuclear power, ntabwo bapfa kubavogera, bajye bakora ibyo bashaka. yes, ahubwo bazanye intwaro n'ubushe bazanye nayo ni imizigo ikomeye bazakoresha, bashobora kuza gukoresha muri Ukraine. Ni intwaro bakoresha, noneho amara yawe akaba yacika ari mu nda, ubwo umwuka wayo. izo ngizo zo bazazikoresha kugira ngo bashobore gucogoza imbaraga nyine mu kanya gato. Ntabwo bashobora kubihagarara imbere, bari bafite ibintu byinshi byo bakora utashobora kumva. None ni gute watubwiye ngo iyi ntambara ngo ni iya gatatu y'isi yose? Watubwiye ibika bibiri, icya gatatu ni iki ngiki bariho cy'iyi ntambara ya Ukraine. Ibika bibiri navuze iby'idini, mvuga iby'intambara ziri limite mu bihugu byateye imbere. Noneho hakabaho igika cya kabiri nicyo gukoresha inzara n'ibyorezo by'indwara mu bihugu bikirimo, byitwa ngo biri mu nzira y'amajyambere. Ariko nibwira ko niyo nzira bitayibamo ntabwo bijya imbere, birajya imbere se birajya hejuru, ntaho biri, bizagumaho by'iteka ryose. Icyo twita amajyambere to tuzagira cyo kandi n'ibyo bita modernization, gutwara akamodoka, kugira umuhanda, wenda kugira ordinateri, ariko ntabwo ushobora guteza imbere mu nganda, kuko niyo terambere. Ubundi ubukungu budashingiye ku nganda muri kino gihe ntacyo bumaze, ntacyo bwakugezaho. Nubwo wavuga ngo urahinga, ngo urakora ibiki, yego urahinga, ariko wabaho ufite ibyo kurya, ariko rya terambere n'imbaraga n'ubuhangange ntiwabishobora, kuko gutera imbere ni ugukomeye kuri muri siyansi. Luka 24:45 ushobora no kurangiriza kuri iki kintu, ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ni ukuvuga yuko abantu bagomba kungurwa ubwenge kugira ngo basome ibyanditswe. Reka kuvira iyo uvuye wirukanka uzusoma ibyanditswe, wabishobora sute? Kereka umwuka wera muri kumwe. Noneho arababwira ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu. Kandi ibyo byari byanditswe, ariko babikoze ntibabimenye, ahubwo yarazutse barwanya kuzuka. Iyo nkuru bashaka kugira ngo bayiburizemo. 47 urakomeye, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Urumva umukiza ukuntu ari umunyambabazi. Yerusalemu yari ikeneye kumenya ibyo ngo yari yamubambye. Amina. Kugira ngo nabo bababarirwe ibyaha binyuze mu kwihana no kubabarirwa ibyaha. Ese kwihana no kubabarirwa ibyaha bigomba kubwirwa nde? Amahanga yose ari munsi y'ijuru. None ubu ngubu iki ntabwo tukitayeho, ahubwo ibyaha turabirera, twabaye abanyabyaha, tukumva yuko twanabyakira bikaba umuco wacu. Ntabwo byakunda. Icyaha kikubaho kuri mu ntambara, uri ku rugamba, ntabwo kikubaho ko ari umuco wawe cyangwa ari ikintu kigushyigikiye kugira ngo tukibeho. Amahanga rero yose agomba kwihana kugira ngo ababarirwe ibyaha. Amerika irimo, Ukraine irimo, u Rwanda rurimo, ahantu hose amahanga yose agomba kubiriza ubutumwa bwiza. None nibyo barwanya kugira ngo bye kwamamara. Ikigezweho ni ugufata Bibiliya bakayifata nk'ikintu cyataye agaciro.
nicyo bashaka kwigisha. Abarwanya biruza asanga nk'abariya bubwira ukirimbuzi n'abandi usanga baberefara ku bitabo ngo byanditswe n'abantu runaka, ndetse bakabwira ngo soma cyane, soma ibitabo. Ntabwo gusoma Bibiliya ngo soma cyane, usome iki? Usome ngo ibitabo byanditswe n'abahanga. Bapfobya Bibiliya bavuga ibindi bintu, ariko twe turavuga simply ibyo Yesu yavuze, kuko hari impamvu tugomba kuvuga ibyo. Kwihana no kubaruga ibyaha, icyaha kibaye ikibazo, kandi ibyaha niyo byiyongera ku isi. None se nabi ibyaha byiyongeye ku isi kandi tubona nta mahoro bituzaniye, ese Yesu niwe uvuga ikinyoma cyangwa n'abatubeshya ba none? Ubeshya nutareba ikibazo dufite. Ikibazo dufite ni ibyaha. Ibyaha biri ndanze hose, guhera no mu mago yacu. Umugore mupfumatanye, imitima yacu ba irokipe, niwe mpereyeho. Umugore ubana mu buriri niwe akaba inshuti yawe y'amagara, ariko ntabwo umuhuje. Noneho n'uwakubyaye baragambanira umwana we, n'umwana akabigambanira se cyangwa nyina. Ibyo byose ni ibyaha, nibyo Yesu yavuze. Yarabihanuye yuko bizaba, si uko yabiteye, ahubwo yarangwa twereke n'ubuhanuzi busohora ngo tuvuge ngo ibyo Yesu yavuze ni ukuri. None tubirokoke dute? No gusura kuri no jambo rye, kwihana no kubaruka ibyaha mu izina rye, nta kindi. Ya pase wenda mu gusoza aratuma nkubaza kandi kabazo ari nako natangiriyeho nkubaza muze gusoza tubwira ibi ubutumwa uri kutubwira ngo bubwirwa amahanga yose. Ngira ngo bino bihugu turi kubona yaba biriya byahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti ndetse n'Uburusiya, bamwe mu bantu barwanya iyobokamana ku rwego rukomeye, ntibashaka ibi bintu by'ubutumwa bwiza. Sinzi uburyo bazumva ubutumwa bwiza, kuko ahageze ubutumwa niho hataba intambara. Ariko nabwo ubutumwa nyabwo, kuko hari abatubeshye ngo babujyanye ariko ntabwo bajyanye. None urabona ari nduzageza ubutumwa ari ahantu umuntu yabujyana yati. Icyo ni cyambere. Cya kabiri, iyi ntambara iri kuba hagati y'ibi bihugu bibiri, ubona izasoza iti? Izarangira ari uko Uburusiya bihagaritse, cyangwa wenda uyu muryango w'abibumbye uzahaguruka koko bose bahaguruke na Amerika bahagarika Uburusiya kurwana? Icyahagarika biriya bintu ntakikubwiye, ni ugutsindwa kwa Ukraine, nta kindi. Nicyo cyonyine. Nicyo cyonyine. Kandi ntabwo Uburusiya bushobora kwivuguza ngo busubire inyuma, ntabwo byakunda. Kandi ntabwo Ukraine ifite, ni nk'uko injangwe ifata imbe bikayigwa ku gakanu, ukahagara hari ukareba yifashe yijegeje, ukavuga ariko se buriya iranjangwe irambe birakirite, biba byaragiye. Kuri izo mpamvu rero ntacyo wakora. Buriya ibi bihugu bindi biri umuryango w'abibumbye bikomeye, umuryango w'abibumbye ntacyo byakora. Bihagurutse intambara ya etiroti ikomeye cyane, ahubwo twese twashira, nabo bashira, nta nyungu rero yabirimo. Muri uzi yuko Putin ajya kugenda yabaje kujya i Beijing, bakiraje hanga nabibonye yagiyeyo. Biriya byose baraziranye. Hariya mu nyanja ijya bita ngo the China Sea iri muri Pacific, hariho abanyamerika barwanira n'abaki. Biriya bya Taiwan, buriya n'uzwi umuntu agiye bakora kugira ngo bazaza n'imvururu mu gihe kiri imbere cy'intambara. Ntabwo Uburusiya bwakwemera, nta nubwo Ubushinwa bwakwemera yuko bariya abantu batera, kandi bavuga ngo bayibuza kujya muri Taiwan. Taiwan ni igice cy'Ubushinwa. Ubu ngubu nabo bavuga ko ari agasuzuguro k'abariya abantu b'Abanyaburayi babagabyeho. Korea kubiri mu bice bibiri ni imperialism. Ntabwo Korea akaba ifite iy'amajyaruguru n'iy'amajyepfo. Iriya nicyo bita niyo colonial conquest. Barabafashe muri 1953 bacabwa ibice bibiri kubera ibintu bya ideology, ngo bana abakomunista bana abakapitaliste, abantu barangana gusa baracyamiranye. Rero ntabwo bajya gutabara kandi bafite ibyo bibazo. None se bambwira ute kuki se Amerika yagabye ibitero ikajya muri Afghanistan ikazisiribanga? Kuki yagiye kujya gutera Saddam yateye Kuwait akajya kuyifata bakajya kujya gutabara? George Bush yaravuze ngo impamvu tugiye muri Kuwait, abwira abanyamerika ngo it is our lifeline, ni umuyoboro wo kubaho kwacu. None se cyari kimujyanye cyari giki? Ariko ntabwo ashobora kujya gutabara Kuwait. Batabaye ntabwo ashobora gutabara Ukraine, ariko batabaye Kuwait.
why kuko kiriya bo ni abami urumva bitandukaniye. Uburusiya ni umwami. Saddam Hussein ntabwo yari umwami, ariko Uburusiya ni umwami, kandi umwami ntavuguruzwa. Ni abami 10. ukuvuga ngo ntibashobora gutabara kuko ni umwami. Ni umwami. Ariko kuri Iraq baratabaye ko uriya ni gafifi, uriya ni umugaragu wari wishyize hejuru. Uyu ni umwami, ntabwo ashobora kujyayo. Abami 10 buri muntu afite inshingano ze n'icyo agomba gukora. nari mvuze ngo mu kudusoreza ubutumwa bugere hari ahantu gute n'ukuntu banga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ubutumwa bwiza ntabwo bwize bukundwa. Ni uguharamagara ukajyayo. Muri Afurika niho ubutumwa bwaje mu buryo, kuko abadutwara badutegeka nibo babuzanye, babutwimpozaho. Kuki se batabushize Bashinwa cyangwa mu Bahinde? Ubwongereza bwategetse Ubuhinde imyaka 500. Iyo mateka urayazi. Ubuhinde bwabonye ubwigenge ejo bundi muri cya 947. Imyaka 500 ntibashoboye guhindura Abahinde abakirisitu. Why? Ntabwo byashobora gukunda, kuko ubukirisitu ni umuco ku Banyaburayi, ntabwo ari agakiza. Ariko ubu ngubu ndakubwira ko mu Buhinde hari agakiza kabwirizwa mu ibanga. Yesu Kristo arabwirizwa. Abantu benshi baranapfa bakanicwa bane bagatwikwa bahorwa Yesu Kristo. Ntuzanibeshye ngo nta n'ubutumwa buriyo. Ubutumwa buri mu bihugu by'Abayisilamu niho buri hubwo bufatira. Barabwiriza mu Bushinwa, abantu barabwiriza, abantu barajya muri za kevu hasi bakajya kubwiriza ubutumwa bwiza, bakajya mu buvumo. Atari nk'aba bacu bagenda bagiye mu buvumo ngo bagiye gushaka Imana ngo bagarure ibyabo byagiye. Bariya bagiye gushaka Yesu ibyabo byagiye. Abantu bacu bafite ibibazo. Dufite ibibazo. Bose twebwe dukeneye ubutumwa bwiza hano. Turi inyuma cyane. Imyuka y'abarungi n'abarangira n'abengera ibyo bihereje ngo n'umwuka wera. Ikibazo gikomeye cyane. Pase reka tubashimire cyane ku bw'ubutumwa bwiza mutugejejeho, kandi ibi nibyo tuba dushaka cyane kugira ngo abantu bagende bamenya isuku ihagaze n'aho igeze. Kandi bumve ko ubutumwa mutambutse ari ubutumwa bwa nyabwo bw'ibiri gusohora mu isi. Hanyuma mwadufasha gusenga, musengera abakuri iki kiganiro kugira ngo Mwuka Wera rusheho kubumvisha cyane no kubaha umucyo mu ijambo ry'Imana ko ibyahanuwe biri kudusohoraho byihuse. Murakoze. Mbere yuko nsenga reka mbanze ntange adresse yanjye, kuko hari abumva bino bintu wenda bakibaza ko biri bugende. Hari uburyo biri kugaragaza ibibazo byabo, bashobora kubishyira hariya muri comments, ko nibwire ko ikiganiro kizakurikira ubwo twazabivizita tukareba ibibazo birimo tukabisubiza. Hari no kunyandikira kuri WhatsApp hifashishijwe numero yanjye ariyo 0788 50 60 76. Abari muri diaspora bo bajye bibakubushyira akamenyetso guteranya bashyiraho 250, noneho bandike 788 50 60 76. Hanyuma hari n'inyigisho njya ntanga zijyanye n'ibi bintu, nuko abantu batajya bakunda kwiga izo nyigisho. Tuzishyira ku rubuga rwitwa Pastor Peter Musisi Official. Ni channel cyangwa chaîne iyo kuri YouTube, kugira ngo bajye bajyaho bumve inyigisho natangiye kwigisha. Ndigisha amasomo 3 y'ingenzi. Icya mbere nigisha akaga turimo mu isi, ibyo bita isi gushije ishyano, ni isomo rihari bazaribona. Hanyuma nkigisha n'icyitwa ubuyobe mpuzamadini, ari cyo kibazo abantu bafite, kugira ngo bamenye idini ry'ukuri ari we Kristo, kuba yifatanyije nawe. Hanyuma kandi hakabaho n'irindi somo natangiye ryitwa ubuhanuzi nyakuri, kugira ngo abantu bamenye ubuhanuzi bwa Bibiliya. Ibitabo bya Bibiliya by'ubuhanuzi byose bashaka, ibyahishuwe Daniel n'iki byose bazabisangamo. Tuzabyiga biyandikisha ari benshi rero bigishoboka, kugira ngo tujyane muri izo nyigisho. Rero Imana ibaho umugisha, ndumva ari ibyo nababwira. Kujya kuri urwo rubuga wandika PL cyangwa PR ukandika Peter Musisi Official. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Reka twambaze izina ry'Umwami Imana. Uhoraho Imana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, niwe Imana y'ukuri wenyine, nkuko bigaragarije umugaragu wawe Aburahamu hashize imyaka 4,000. Nuko rero Mwami wanjye, turi maso yawe natwe uyu munsi kugira ngo umenyekane kandi wamamare binyuze muri Kristo, ari ryo zina rishya twahawe, izina Yesu Kristo, cyangwa
cyangwa Yehoshua Hamashiach, bivuze ngo Imana umukiza uwasizwe. Nuko rero umwami wanjye, kuko uwo akwiriye kumenyekana mu moko yose no mu ndimi zose, kugira ngo imperuka ibone gusohora, kuko abari muri yo bazakizwa umujinya uzaza. Nuko rero turakwingiza kugira ikiganiro kizafashe benshi barushaho kumenya no gusobanukirwa, kandi bamenye yuko Yesu Kristo ari we mukiza w'abari mu isi. Nuko rero tugirire neza, uturengere ubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Dushimire mwebwe mwese mwamudukurikiye kuri Iron TV ndetse no ku Mugenzi TV YouTube channel. Turabashimiye cyane kandi tubasaba kudufasha kwamaza ubwami bw'Imana, mwohereza ubutumwa ku nshuti zanyu n'imiryango kugira ngo ubutumwa bugere ku mpera z'isi. Mukomeze kugira ibihe byiza. Abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwawe